Eka nongere ngusuhuze wowe ubana natwe umunsi ku munsi, mwifurize umugisha w'Imana, mwifurize imbaraga amahirwe aturuka ku mwami Imana rero iguhe umugisha uko dusenze iteka. Turagusengera wowe ubana natwe, wowe udukurikira uko bukeye nuko bwije. Ahangaha ndashaka kugaruka kuri ibi bintu minisitiri yakomeje kugenda avuga cyane. Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda Jean Damascene yakomeje akomoza cyane ku matorero n'amadini agenda arangwamo ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'amacakubiri. Ahangaha yakomeje avuga ko abanyamadini bakabaye ari bo bantu bakabaye bigisha ijambo ry'Imana, ndetse iryo jambo ry'Imana rikagenda rikora ku mitima y'abantu, kandi bagakomeza kwigisha abantu ibibagirira umumaro ndetse n'ubumwe no kwiyunga. Ariko aho kugira ngo bigishe abantu ibijyanye ndi umunyarwanda, ugasanga ahubwo bakugenda bigisha amacakubiri. Hano rero yagiye agaruka kuri amwe madini, niyo nshaka ngo uyu munsi tuze kongera kwitsaho turebe ese koko ibi bintu abantu bakwiye kwigisha iki, abantu bakwiye gukora gute. Reka ngusabe ngo uyu munsi wa none, niba ari ubwa mbere udukurikiranye, nyemerera ukore subscribe, ukore like, ukore share, ukore comment, kandi uyu munsi wa none ukore like iki kiganiro kugira ngo dukomeze tukizamure. Nyemerera ukore subscribe kuri iyi channel yacu, kandi ukuboko kw'Imana kuze kubana nawe. Reka nkuhe ikaze, uri kumwe na Pasiteri Nshimiyimana Jean Marie Vianney. Hano abanyamadini ubundi nibo bonyine ba mbere bakabaye bafata iya mbere mu kwigisha ikintu kijyanye ubumwe n'ubwiyunge ndetse no kudaheranwa kw'abantu bakoresheje ijambo ry'Imana. Ariko hano abanyamadini benshi aho kugira ngo bigishe ibi bintu, usanga abanyamadini nibo bafite amacakubiri, nibo bafite amashyari, nibo bafite ibintu bikomeye by'inzangano ndetse n'urwango. Aho kugira ngo bigishe abantu ibintu bijyanye n'ijambo ry'Imana no kubigisha ivanjiri ntagatifu no kubabwira ibyurutse imitima, ahubwo ugasanga barimo kubiba amafaranga, bababwira nimuture, nyamara kandi ku rundi ruhande bazanamo amacakubiri, ivangura, irondakoko ndetse n'irondakarere. Hano rero yakomeje agenda abivuga cyane, ndetse akomeza no kubitsindagira mu buryo bukomeye cyane. Akomeza kugenda abivugaho, avuga ko abanyamadini ntabwo bazi kwigisha ndi umunyarwanda, ahubwo cyane bo bareba ku nyungu zabo, ugasanga bikomeza kugira ikibazo gikomeye. Ahangaha yaje gutanga urugero ku madini abiri, harimo idini rya ADEPR ndetse n'idini rya Anglikane, abaprotestanti. Ahangaha yakomeje agenda avuga ko aya madini arangwamo ingengabitekerezo ndetse n'amacakubiri mu buryo bukomeye. Yakomeje avuga ko aya madini usanga cyane cyane agenda arangwamo amacakubiri, arangwamo n'ibice, nk'aho yavuze ngo urugero nka ADEPR yavuze ko igenda irangwamo n'ibintu by'ibice, irangwamo n'ibintu by'akavuyo, irangwamo ndetse n'ibintu byo kora mu rusaku rukomeye cyane, ibiyivugwamo bya buri munsi. Ibyo byose rero bigaragaze ibice ndetse n'amacakubiri. Ahangaha akomeje kugenda abivuga, atanga n'urugero kuri Anglikane. Yatanze urugero kuri Anglikane ati hamwe nk'amwe hari igihe aboneka umwanya wamara kubonekamo bakagenda bavuga ngo uyu mwanya ni uw'umuhutu cyangwa se umwanya ni uw'abatutsi. Agenda abivuga cyane, agenda abivuga ko hagiye hagaragaramo ikintu kijyanye n'ingengabitekerezo, ndetse ugasanga kandi agenda agarukamo amacakubiri menshi cyane. Usanga rero amadini menshi hagenda hagarukamo ingengabitekerezo ya jenoside. Ni ibintu bitari bikwiriye, ni ibintu bibi cyane, ni ibintu by'irondakoko, ibintu by'irondakarere. Ntabwo byari bikwiriye mu madini, ahubwo amadini yari akwiriye kuba ariyo afata iya mbere mu kwamakaza ijambo ry'Imana, mu kwimakaza ubutumwa bwiza, mu kwimakaza ndi umunyarwanda. Uyu munsi wa none rero
reka mbabwire ngo umuntu wese niyimakaze ndi umunyarwanda, ahubwo tubumbire umugozi umwe kugira ngo u Rwanda rwacu rukomeze rutere imbere, u Rwanda rwacu rukomeze rusugire, u Rwanda rwacu rukomeze ruzamuke mu buryo bukomeye, ahubwo dushake ibikorwa by'iterambere, aho guhora abantu baryana, aho guhora abantu bazana ibintu bidakwiriye. Icyakora ahangaha kandi yavuze ko aya mabwiriza yamaze kuza, aya mabwiriza RGB iherutse gusohora niyo agiye gushyira abantu ku murongo, ndetse na zimwe mu nsengero nyinshi zitazafungurwa, izi insengero zose zizakomeza kuzana amacakubiri, insengero zose zizakomeza kuzana ibintu byo kuzanamo ingengabitekerezo, ibi byose ingengabitekerezo ya jenoside, ibi byose aya churches cyangwa se amadini azakomeza kuzana iyo ngengabitekerezo, ntabwo azigera afungurwa. Ahangaha maze mubyumve, ndetse nafunguye nakomeza kuzana ingengabitekerezo cyangwa se amacakubiri, yose azafungwa. Aha kandi bivuga ko nuko abantu bagomba kumenya neza ndi umunyarwanda, bakayifata mu mutwe, bakayizirikana, kandi hakabaho ubumwe bw'abanyarwanda n'ubudaheranwa n'ubudasa bw'abanyarwanda. Ahangaha rero nicyo kintu rero gikomeye cyane abanyamadini cyane cyane bakwiye kujya bakora, bakigisha abayoboke babo, ariko cyane cyane abayobozi bakamenya ibi bintu ku buryo bunonosoye kandi bwiza, mu buryo bukomeye cyane. Mwibuke neza ko jenoside cyane cyane abantu bihaye Imana nabo mu nsengero abantu benshi bapfiriyemo, aho baririmbanaga, abari abadiyakoni, bamwe bica abandi. Ibi rero ntabwo byari bikwiriye ko byakongera kumvikana mu matwi y'abanyarwanda, cyane nk'abantu bitwa ko basenga. Imyaka 30 igihugu cy'u Rwanda kivuye muri izi ngorane, tukagira amahirwe umuyobozi wacu Perezida wa Repubulika Paul Kagame akabohora u Rwanda, akabohora abantu ingoyi, akabakura mu icuraburindi ya jenoside, abantu bakabohoka. Uyu munsi wa none abantu ntibazimye, baracyariho. Rero niyo mpamvu nanjye ninginga abantu bose kugira ngo bongere bareke babumbire umugozi umwe, abantu bose bafate ndi umunyarwanda, bayizirikane. Ibyo kongera kwimakaza ibintu byo kuzana amacakubiri, ibintu byo kuzana ivangura, bikavanwa mu murimo w'Imana, cyane cyane abanyamadini. Ahangaha rero niho umuntu wese akwiriye kuba ari, akaba icyitegererezo, akaba ijisho rya mugenzi we, akamagana ikibi cyose cyakongera kwaduka, akamagana ikibi cyose cyakongera gutera mu Rwanda, akamagana ikibi cyose cyaturuka haba mu madini, haba mu matorero, haba ahantu hose, yewe ndetse n'ibiganiro abantu bajya bagira mu rugo, ibyo byose bikagenda. Ndetse kandi n'abantu bose bagenda bava muri gereza bakaza babaye bazima, bagahabwa inyigisho zabo kuko bazihabwa, hanyuma utashye wese akazibukira, ndetse n'umuntu wese ugitekereza ingengabitekerezo ndetse no kubiba urwango mu banyarwanda wese agahabwa akato kavuga ngo uyu muntu nakwiriye kuba akivuga aya magambo, uyu muntu agakwiriye kuba agitekereza bene ibi bintu. Mu gihe tumaze imyaka irenga 30 yose n'umwe rwose ntabwo hakabaye hakwiriye kuba ikindi kintu, ahubwo abanyarwanda bakabaye bicaye bakiga uburyo igihugu cyatera imbere, tukareba uburyo imihanda, tukareba uburyo imisoro igomba gutangwa, tukareba uburyo ibintu byose byakomeza kugenda neza, ahubwo tukigisha abakiri kure, abakiri mu mashyambiyo, abakiri inyuma y'igihugu, babandi bose bagenda basereza igihugu cy'u Rwanda, tukabigisha tukabereka ubumwe bw'abanyarwanda n'uburyo abantu bahagaze. Rero Imana iguha umugisha wowe wabanye natwe ugakomeza gukurikira ibiganiro byacu. Reka nanjye rero mwifurize ngo komeza ube umunyarwanda, kandi umunyarwanda uzira amakemwa, umunyarwanda ufite urukundo, umunyarwanda ukunda mugenzi we, umunyarwanda udafite ishari, umunyarwanda udafite urwango mu mutima, umunyarwanda utagitekereza amacakubiri, ndetse umunyarwanda utagitekereza ingengabitekerezo ya jenoside. Uwo nguwo rero niwe nanjye nifuriza gutura mu Rwanda, nkamwifuriza kubaho
kubaho, nkamwifuriza guhirwa, nkamwifuriza gutunga no gutunganirwa, nkamwifuriza amahoro, kandi ikikomeye cyane nkamwifuriza kuzaba mu bwami bw'Imana, nkamwifuriza kwakira agakiza gaturuka kuri Yesu, kuko burya umuntu uri muri Yesu Kristo neza, ariko uri muri Yesu Kristo neza, banza ubyumve, ni umuntu uri muri Yesu Kristo neza, ni umuntu uri mu gakiza, apana uri mu idini. Uri mu idini we yakwica umuntu, uri mu idini we azagira inzangano, uri mu idini we azagira amoko, uri mu idini we azagira amacakubiri, yewe n'uri mu idini azabiba urwango, abe n'inzangano, ndetse azabiba n'amacakubiri, kandi azabiba n'ingengabitekerezo ya jenoside. Ahubwo ndavuga umukristo nyamukristo uhereye uyu munsi wa none, reka ninginga umuntu wese, ibyo abantu bigisha abana mu ngo zabo, ibyo abantu bigisha abana aho batuye, ibyo abantu bigisha abana ku maziko, ku mashyiga, ibyo byose byari bikwiriye kuba ari ibintu byubaka igihugu cy'u Rwanda, byakabaye ari ibintu byubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Imana rero iguha umugisha wowe wanyumvise, kandi Uwiteka Imana aguhire. Reka sabe abanyamadini, reka sabe umuntu wese ufite urusengero, umuntu wese wigisha ijambo ry'Imana, ntakwiye kwigisha urwango, ntakwiye kwigisha amacakubiri, ahubwo akwiye kwigisha ijambo ry'Imana, abantu bose akabakunda, akumva bose ni abantu bamwe. Niba ugiye kuzamura abantu muri promosiyo mu bintu bijyanye n'urusengero, bose bafate ubaresheshe, bizatuma igihugu cyacu kirushaho kumera neza. Imana rero iguhe umugisha wowe wadukurikiranye, kandi uko Imana akomeze kubana nawe. Reka nkwifurize kuba umunyarwanda w'ukuri, umunyarwanda ukunda u Rwanda, umunyarwanda ukunda ubuyobozi, umunyarwanda ukunda igihugu, umunyarwanda ukunda ibikikije igihugu cy'u Rwanda, umunyarwanda ukunda ubuyobozi bw'u Rwanda, umunyarwanda ukunda igihugu cye, umunyarwanda ukunda akarere atuyemo, umunyarwanda ukunda umurenge watuyemo atawuvuga nabi. Uwo niwe nifuriza gutura mu Rwanda no kuba mu Rwanda no kwitwa umunyarwanda, agahabwa ibyangombwa, agahabwa pasiporo, agahabwa irangamuntu. Uwo nguwo niwe nifuza akarubyarira, akaruturamo, akaruhekera. Imana iguhe umugisha, kandi marayika w'Imana akomeze kubana nawe. Cyane gikomeye cyane nuko mbakunda, kandi mbifuriza umugisha w'Imana, imbaraga, amahirwe bituruka ku mwami Imana. Roho Mutagatifu aze kubana nawe, ndagukunda cyane. Ciao ciao.